shaka ibyaje reka nigarukiye dukundane dushyire hamwe nuko ntago nzongera gusubiza amaso kanzamuvuze nk'umuntu twigeze kumenyana kuko bira bintu bamukoreye ntago yari byo n'uburozi biriya ntago sora n'urukundo rukundo sara umuntu ukunda kuriya wapi ye nabdance ko no mwana comment bansubize nta muntu ukunda rukundo rumera kuriya no mwana ukiri muri ya maraso kuki se yakunze abacecuru murusha imyaka yakunda abana batoya ko bahari abacecuru hari ugiye umukecuru akubwira mwana wa kabati karame kandi umujya mu maguru umeze neza urashaka kurya iki musohokane ariko abacecuru bari abakera wese ko atayimukoreye yahisemo kumusarisha yabonye aribyo byiza se akifate neza ubugiye ngo Yes, nyangusoza kaneze komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye birangereza burasirazuba nyinaza abanyarwanda ni ceketu ni cekecwa izere ko mumeze neza mu nce zigiye zitandukanye nasekase abakunzi banje bari barambuze mumeze bute abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi diaspora bari muri Canada cyane cyane ab'igitsina gore ndabasuhuje mwese ari muri Amerika ndabasuhuje cyane abarundi mumeze bute nubwo mwe mwadufunye nyagisere ko harafunguwe ari Kigali yameze neza ndiko nyagisere yaraje wallahi sheni yaraki na sheni dacika ariko abanyarwanda mubaze kuzaba bagiye Burundi bafite ikintu cy'ubwoba n'iki Yes nana hakombora reka aribaza ati se abanyarwanda bamaze gukundira ibirori subwo nkangi bazembyiyongoje president wose yimuzi ugasanga turakubitanye se byagenda nanjye bahita banakasha uri muri pull up gusa ubwo nkawe koko bahita bamfata abadukurikiye muraza kwanganira amashusho ndetse n'uburyo umutumirwa ameze imvura irahise ariko hari imbeho ya danje ariko byari ngombwa ko bita mu hostinga imvura ni hataje manyita Shakira nk'ibisanzwe mutoto wae ambari Kicukiro gasantre bimeze bite se boko imyaka ni myinshi n'ibihe n'ibyinshi kuri wowe kora ko ari byo utari murakira pe cyane rwose ejo bundi nakoze ikiganiro kibi bibazo ngo nagukoresheje muko kubera iki iyo nkuru warayimenye kubera iki se ahubwo babwira bize ntago ndakadahingwa ariko ko bashakisha babuze yenda hari unshaka wese agomba kumbona ngiye byanteze ikibazo se umutumirwa niyemeye kujya gukora hashaka cyane rwose cyane se sirari cyambere nirari kandi ko namo mwobo nakinjiramo bibaye ngombwa cyane ko ushaka iki rare ngira se gutya ejo bundi bitambona hamuvana imwe rwose avuga ati mukunzi wanjye kwihambiraho mbona yagiye hehe ariko muvuge mu izina Elvis shero wanjye wa kera Sadufite gahunda ngo bamubuje kuza kumpa ikiganiro. Abasanga ubwo ari impamvu. Twanye gahunda rwose ari buze birangira wapi. Ejo nabonye ikiganiro yakoze yarasaza ari gusabura baby mbabazi yaryamye ku bipango ngo nutama urukundo ngo simvaha simujama bundi afite ikihe kibazo amagambo yazanye kuri kamera nsaba imbabazi apfukama birangiye wallahi bamusarishije byatari ku buryo asara bigeze hajya kuryama ku bipango by'umukobwa kandi yaramukatiye byadanje nahise avuga ati sha uriya nahise mutayahuza byatari amakuru mfite se gushaka gusanga amakuru hari kare baramurogesheje njyewe ntabwo njye murogesheje kuko n'undi wa baby yaho yeza avuga kuva kera yuko n'ubundi azakora buri kimwe cyose ku buryo azamukunda ubwo nyine afite ibyo yakoze byatumye amukunda nyine ku buryo ajya kuryama ku bipango by'iwabo se biriya ni urukundo uriya ni urukundo cyangwa ni uriya ntabwo ari urukundo yaramuroze uriya ntabwo ari urukundo ni amadayimoni ase nawe uvuze ngo yaramuroze waba ugiye gufuha nabihamya aho ntabwo mfuha sibyo kuko n'ubundi ngewe ubu ngubu ntabwo nyiri kumwe nawe mfite umusheri mushya se wundi wari ubizi nasanze revisi reka bamwe undi bugutungu ndagutungura ahubwo se byoroshye ako kabwo reka nze ndamuhamagara saa twavuganye menya zitaragera ngo zigire izi nkundo z'i Kigali ngiye nazeretse irembo niyo mpamvu nahisemo ngewe nambwiye ati sha revi wapi ntabwo byakunda rwose naranamamagaye ejo bundi numva sinzi ibintu ari kumbwira ameze nk'uwo baroze bya nyabyo kuko n'uriya mukobwa yaramubwiye ati wowe uzankunda paka nzakora buri kimwe cyose kugira ngo nkunde nyine yaragikuze twatwarwita urukundo se ko twabonye ari umujyama gutyo ushaje uvuga ati ngewe nzagwa butamwe nagenda nzagwa buri kimwe cyose kiri kuri iyi si ruriya ntabwo ari urukundo wapi
none se rero baby yaravuze ati nzakora kandi nzakukorera ibyo wankoreye nkuko nawe yamukundaga yirirwa mwirukaho bikarangira amukatiye nawe nyine yarabimukoze none se agaragaza umusheri wiwe. Nese kuba wenda twibaza kuri icyo kuba yaraje kwerekana kuri kamera akerekana mukunzi we akavuga byinshi byetandukanye kandi nanone yaravuye ku wundi mukobwa nanone hari n'undi mufi yavuye nanone abakobwa hafi 10. Ye nabonye rero muri abakobwa nakwiye gukompita nabo nibicare batuje bumve ko Revisi ari uwabo ngiye ntago ndi muri abo ngabo pe navuyemo nakwima kanjye karenge kuko ntago ndi umukobwa mubi isi yakuburnya nabura umuhungu nkunda wapi cyangwa nkabura uwo nkunda utajarajara mu bakobwa mu bagore mu bacecuru mu bakira yapi ntago ngiye ndi muri abo bose nge ariko baravuga ngo kunda ugukunda kuko ukunda kudaba ndiwe nkawe rero nakunda umukunda kuko wari gukunda yifitiye undi musheri wiwe ari hagati nk'ururimi ibyo yakoreye abandi nawe bari kubimukorera uwo yakunze uwamukunze akamukatira sayizi afite uwo ari gukunda none nicyo gihe ngamugarukire cyangwa wenda yamukoye nk'ibyo yavugaga ko ashaka kuzamukorera kuko nabonye ikiganiro bakoze yaryamye ku bipangu akuramo imyenda mbese yabaye nk'umusazi rero inama namugira nareke kwiruka inyuma y'ibyamusize ntahame hamwe avuga ati niba nkunze uyu nyine naho se kuza kuri kamera akavuga ngo nkunda uyu bugakeje ari kwiruka ku wundi ubwo se ibyo ni ibiki gusa n'urukundo cyangwa ubwo na madayimo. Reka nkubaze ku bintu bibiri aka kanya mwaratandukanye ntago muri kumwe mu kiganiro n'abarundi hejo nejo mundi batazagera ni reka pe nasanze abarundi wapya sindimo muri abo ko bari bagushimagize ati Revisi kundana n'uwo mukobwa agira ibiki ati wo ngo undi ni umukecuru arashaje bakuvugaho cyane kandi rukundo mwana mukundanye nago ngira ngo nta kwezi kore gushize ushobora kutubwira impamvu runaka wafashe umwanzo wo kumuvuga uti reka mukatire kwezi kuko cyagiye tuza kuri kamera ukwezi n'igice ko ari kugeze ahubwo ubu ngubu amezi abiri agiye gushira ariko impamvu ngiye navuze ati ndamuretse Revisi nuko nasanze nta mutima nk'umuntu w'umugabo nta mutima wo guhagarara hamwe afite sibyo ejo ari hano mbese ndi hagati na hagati bamwe bamwirukagaho abakatira nibatangiye gusubira inyuma ajya gupfukamira yiyambura ubusa kuri kamera mbese bamugize nk'umusazi ngiye rero ntago ndi muri abo ngabo ngiye nabaye mbamurekeye umunsi azitekereza akavuga ati nitekerejeho azagaruke ngewe azasanga nyihara ariko nasanga umusheri mfite nyimukunda nawe atarankoreye nk'ibyo yankoreye amvuga ati twigeze kumenyana abo yagaruka kamwe urumva haracyarimo akantu kuvuga se ngo aramutse agarutse ngo wenda ariko ntagara ko kuvuga kumuba namukunda nako kuba twaramenyanye sibyo ntagara kuvuga ngo nakurukundo nako kuba twaramenyanye kuko ntago yajya cano ngo ntago ari kuvuga kuba yacana ngo macisha umuriro wapi hari kibise yankoreye gituma aho yaca nahacisha umuriro nta kibigeza nkorera nyine twabaho nk'abavandimwe twayaduhura ari peace gusa twanakomeje ariko hagiye urukundo hari amateka hari ibintu biba byaranyuzemo hari ushobora kuba wenda mwarakundanye ujya wumva ati ushaka kuda umuntu we nagukunda ese ibyo ntibishoboka wenda namukundaga we ntiyankundaga nimba aza kuba nkunda ntabwo twari kugiza mu rukundo mo hagati ngahindukira ajya gusaba uriye mukobwa imbabazi anamupfukamire ahindukira nyuma yaho nidukora antungure mu kiganiro natazi nuko hageze birangire agize ute apfukamiye ngasabye imbabazi none ejo mubone ngo yasaze yakunze umuntu kandi azi ko byagenze kundi turacyari kuri Kigali News 5 ndi kumwe na Shakir ariko imvura imiragwa muramutse mubonye ikiganiro kirangira ngaha rwose muvuye ko imvura yaguye ariko tuzacyaprodinga ushaka kuba warakundanye n'abari byinshi mwabanyemo ushaka kwenda mwararwanye ushaka kuba mwarashwanye ushaka kuba mwaragenye byiza arumva akagera akabatisha uzahaho urongo sinzakwifuriza ikibi ahubwo nanjye sinzakimwifuriza ahubwo azahaho nk'ibyo azagenamo byose niduhurira n'umunzani uzatinye kunsuza ko ngiye sinye gukunda wapi hanyuma kubura umukobwa nawe arimo arajarajara nka rohombi ahubwo najaraje namubwiye iki ahubwo yavuze ko ashaka no kuzanuraguza amashashi muko reka nkubwize ukuri gumana ibyawe ntuzansarishe nko bigera nsemera ko uburozi bubaho uburozi byo ndabyemera ko bubaho ariko nibuzangereho ubaza dusanze ejo nawe wasa na sarada kubera impamvu ariko nyine nagumane umuhungu umusheri wiwe ntazansarisha kuko ntago ngiye akiri sheri wanjye mu minsi iri imbere ndakwereka sheri wa danje
abadukurikira reka twimire lokasiyo mujye kubona ahandi hantu mu rwego rw'imvura turi mu kwezi kukubuza reka twese tugaruke mu kanya so abakurikiye Kigali News 5 twahinduye lokasiyo mu rwego ko imvura irimo iragwa ndetse n'amashusho mutabona neza mwihangane sibyo ibyacu n'amafoto n'amavideo baba bameze neza cyane inkundo z'iki gihe ni inkundo nyabaki kuri wowe ko nagezweho iz'abakecuru ahubwo nibo bari mu kazi aho kane k'abakecuru barimo rafuha ntabwo ndi gufuha ariko isi wapi se nimba umuntu aje akavuga ngo ngayiraviyu bugacya ayasha wapi pe nasanze afite urukundo nk'urw'abana aracyajaraje aracyafite ubwana mu mutwe ntanega afite mu rukundo rwiwe ntanega imurimo pe ntanega afite reka niba nkwibarize urukundo rw'abantu bakundana bundi rugaragarira he urukundo nyakuri kuri wowe neka urukundo ati mugabo wanjye arankunda mugabo wanjye amba hafi mugabo anyitaho cyangwa fiancé wanjye ushaka kuzagira gutya nyitaho abadukurikiye basobanura umutima wawe ni wowe ubizi none se ubu navuga ngo ngiye kukwinjira mu buzima cyangwa ngiye kugutekerereza wapi we n'umutima wawe ni wowe ubizi ariko nyuma y'umutima wawe cyangwa n'ibyo ubizi nyuma y'uko ugiye kwerekana ibikorwa byawe nibyo biba bibigaragaza ese uyu munsi wavuze ko ukunduye sibyo imbere ya kamera burakeye wa undi wakatiraga wiri gukubita kuri kamera uri gusunika ugiye gupfukama sibyo uragarutse nyuma y'uko umupfukamiye ugiye kugira ute ugarutse nese ubwo ni urukundo cyangwa sinamadayimoni gusa ahubwo ni n'ubwana ashaka gukubita arumva cyangwa gukora ibindi bintu wenda bitari byiza ariko umutima wuze urukundo ahubwo ari rwa rukundo urumva ari rwa rukundo rwamurenze kandi wowe udafite urwo rukundo rurenze basanga rivise ari byo ntabwo ari urukundo wapi je ntabwo wabinyumvisha gusa nyine ngiye namuhaye rugari sibyo Elvis uzakundane n'abashaka abakecuru inkumi buri umwe wese ariko ngiye ntabwo nyifite chilling hagati yanjye nawe hanyuma rero wambwiye ati n'umunsi ndakumurikira umukunzi ariko imvura yagwe sinzi nimba ari buze tanaje n'ikindi gihe yaza kuko arahari pe byagenze byo kugira ngo noneho uhite uvuga ati reka nabita nshaka ugira vuba vuba ahitazemo kuko nabikubwirega ntabwo ndi umukobwa mubi wasanga nabirirwa badukurikirana yirirwa ngaraguza hagati yarega benshi babankurikirana buri benshi babifuza kuvuga ati uriya mwana wamutwirira Elvis akareka kumugaraguza hagati ari muri abo rero yabonye ikiganiro aravuga ati aho ngo uziri kugira n'iki reka Shakira rwose babe hano cyane rwose n'uwanyaka nimero zawe ko nazimuha tanazimuhaye ariko yajya no muri comment akabyandika nka nazimwihera ikibazo kiri niwe wagupropose cyangwa niwe wamwipropose ntabwo ari ngewe umwanya sinawubona ngo twibutse akimara kubona ikiganiro akakubonaho yaguhamagara akubwira gute bose nabagira ngo uzahamagara ariko umbwira cyangwa n'abandi yewe se nabiri prive wanjewe biri prive wowe nyine wese ni wankunda ndi mubi ino meta nambe ndanyambitse impeta se abasinye ntago bucya basinyura ibyo bivuze zerwa n'abari ebwo nawe uri muri aba ahubwo ngo nakumvisha ntago byamba niyo byakubaho njye mfite umukunzi wanjye kandi sineze kumutengo nabirya mu munyu pe sineze kumutengo ahubwo winikiteraho comment cyane so nakwemera wasanga ejo nejo undi bizaba byagize mwashwanye indura ari indura ntabwo twashwana wapi ngiye nkunze umuntu mukunda byuzuye mukundamo indani mukunda uko ari ntabwo nkurikira ibintu nkurikira umutima mwiza baza nk'umuntu wakwatura urukuruka rumuha urumva ari Elvis avuze ati reka nkukubite passe ku mukobwa n'uyu ukazashiduka Elvis byagize igihe nawe yayimwaka ahubwo yarabuze ko ahamera agaca kuri Elvis ahubwo yabikigorya akamuha nimero zanjye ngo se we no byumva iryo habisangiwe niko bajya bavuga cyangwa wansangira n'undi papi ago bishoboka uriya mukobwa se aradukurikiye urebye ibyo yakorera uriya mwana w'umuhungu ukareba nyine n'uburyo asigaye nayo wagira ngo aba yasaze abakobwa bose bamudwaniraga uriya niwe yahisemo ariko uriya baby yaramubwiye yuko sinarenganya Elvis yamubwiye yuko azakora buri kimwe cyose kugira ngo amukunde rero nimba yaragikoze nakundi nyine naemere nyine abigenda uko byakagenze kuko nyine ubwo ngubwo nakundi we yarabikoze nyine yakomera nka ndirimo ngo ntayakanigi kanjye mama nazashe ngo nimba nakabonye nziyahura akanigi yavuga kugira ngo se akanigi kara we ni wabonye ikiganiro yakoze avuga yuko natamubwira ngo yego azaryama ku gipangu cy'iwabo mpaka
kugeza igihe azambwirira ngo yego uriya bebe nawe akagira ati ngewe mfite umugabo nkunda Elvis nawe akagira ati uriya mugabo w'uruhara w'agasaza tisura n'undusha amatuza yakuyemo n'imyenda baramusarishije ariko tujya twasanga haryamye nanjye simbizi ariko wanasanga harya mwese ko yavuze ati natambwira ngo yego ntago nzigera mureka nzaguma njyame ku gipangu cyabo mpaka hajya ngo bashatse kera bashatse mama ariko nanjye nzashaka nanjye nzashaka tunabirimo ariko ukiri murarya isi ko baranavuga ngo ry'isi nikurye nese wareka ngo isi kurye cyangwa ugomba kuyirya itarakurya ugategereza ko izakurya ntabwo njye nategereza ko izanjya kuko igiye kundya yamira bunguri Elvis aza akavuga ati Shaki ni ukuri birabonaga bari bandoze Shaki ibyaje reka nigarukiye dukundane dushyire hamwe ni ukuri ntabwo nzongera gusubiza amaso kanzamuvuze nk'umuntu twigeze kumenyana kuko biriya bintu bamukoreye ntabwo yari byo n'uburozi biriya ntabwo sura urukundo sara umuntu ukunda kuriya wapi njye ntabyo nzi ko n'umwana comment bansubize nta muntu ukunda nta rukundo rumera kuriya ni umwana ukiri muri ya maraso kuki se yakunze abakecuru bamurusha imyaka iyo akunda abana batoya ko bahari ariko abakecuru hari ugiye umukecuru akubwira ati mwana we akabati karame kandi umujya mu maguru umeze neza urashaka kurya iki musohokane ariko abakecuru bari abakera wese ko atabimukoreye yahisemo kumusarisha yabonye aribyo byiza se kumukorera biriya bintu kuko yaravuze ati kuko ndacyarabigaruye yavuze yuko azakora buri kimwe cyose none se ubwo twaheraye tubihakana ko atari uburozi yabivugiye imbere ya kamera avuga yuko azakora buri kimwe cyose kugira ngo Elvis amukunde ariko njyewe ndabona ko atari uburozi wenda ahubwo ari impamvu ya pressure none se yaba yaramuroze yicyari pressure yamushizeho ngo azamukunde nese yaba yaramuroze akagaruka akaba yamuroze kumwirukaho nyine nawe nkuko nawe yabimukoreye rega wibuke kuri uriya mukobwa yamwirukagaho amubwira ko amukunda Elvis uriya mukobwa ntabwo uzi ko se byageze naho fight iba kubera Elvis kubera urukundo yamukundaga nyine nawe yarabimwishyuye rero sibyo ibyo yabukoraga nawe yarahindukira bimukorera nese urumva atari uburozi n'uburozi buriya ntabwo ari urukundo umukunzi we twamubuze imvura yabaye imvura mwokagira imana umukunzi yabuze pe nyataza n'iki gihe n'ikindi gihe yazaza ariko ndashaka kuzabona iyo niga pe irakosora niga waje kuba ati nanjye sha umva ko baje bavuga ngo kuri kamera nabirenze kuri we sibyo nabirenze kuri we nta nubwo nakurikiye ibirenze kuri we cyangwa narakurikiye uko asa cyangwa iki nakurikiye umutima wiwe mwiza yanyeretse mu gihe kitumaranye dukundana ni nk'icyumweru kuko igihe kimaze ntandukanye na Elvis nta n'ukwezi kurashira ujyama rero nta n'ukwezi kurashira tumenyana ariko ibyo anyereka cyangwa urukundo anyereka ni nk'urwo Elvis yanyerekaga tugitangira kumenyana ubwo rero ntacyo namunenga ngo barabara abakobwa bagenzi bawe bishora mu nkundo batabanje kugira gute batabanje gushishoza neza abo bagiye gukundana nabo nanone urabura abajyama bakunda abademu nta gushishoza sibyo kuko ushobora urumva gukunda umuntu urumva atari ukuvuga ngo nuko washishoje urumva ahubwo ari kugira ngo basubanze umurebe umenye ati uyu muntu ni nese ubwo wewe twahura mu nzira ngahita mvuga ati uriya muntu afite urukundo nabigora ngise ko rufite ahubwo byaba byiza nk'utesitinze nk'ukwezi cyangwa icyumweru kimwe nkara ko tuzashobokana cyangwa se urwo rukundo byanyabyo urufite nta kindi kintu ugamije sibyo yego Elvis igihe tumaranye nta kindi kintu yaragamije kuri njye pe kuko sigeze ambwira ngo turyamane nk'aba basore b'iki gihe wapi nta kindi ahubwo wagira ngo sinzi umutima afite uracyafitemo sinzi ukuntu nabivuga aracyajarajara mu bakobwa ntabwo byaba amatere kuri wa musaza ukundana rero wahoze arimo cyeba wa uriya se nta komantere nakirwa neraho ndende gusa nyine amahirwe masa gusa nyine sinzi ko azabasha kumukunda na Elvis uri hariya kuko ahora ku gipangu ntajya hava bahura bakabinduru bakarwana ngire ngo abonye ikiganiro ejo bundi cyasohotse barimo bararwana bafatanya mu mashati ubwo rero nimba yiyaminiye kuzahora muri biriya nimba yiyaminiye kujya ahora arwana nawe nyine na beta yari mu rugendo nyine akomeze gusa nyine nimba akunda uriya mukobwa nyamuneka uriya mukobwa yarababaye bihagije nawe ntazigera amubabaza nk'ibyo Elvis yamukoreye
ibyo numva ngiye rwose niyo nama namugira rwose itari agakecuru amukunde rwose amwibagize agahinda Elvis yamuteye ngo kari agakecuru mbese wowe banatari agakecuru muri komantere kamutoje amashashi asigaye agenda yiyambura imyenda inkweto yakuyemo muri komantere abarundi ati gumana na Shakira inama nabagira abarundi nimba mukunda Elvis ni mumuvuza ahubwo munamukure mu Rwanda kuko azasara no nakuremo n'imyenda yose ahubwo nibamugira inama arumva avemo kwirukanga inyuma y'ibintu byo inama arekane kwirwa yirwa inyuma y'ibyamusize yirwa yiruka ku bakobwa namese kamwe se birane ibiki reka njye navuze atereka nkuremo akanjye karengeje batazananjye batazanoza amashashi ariko banayanoza da musaga kanya ufite icyo cyizere ko kuri amukobwa natakohereza ibikugira gusa nyine ashobora gukora kubana n'iki kiganiro akagira ngo wenda ngo Elvis naramuretse nyamuneka ntuzanoza amashashi ubu nta kizabahuza nkuko wabivuze ntuzanoza amashashi ubu nta kizabahuza na Elvis icyaduhuza nuko wenda mfite ubushobozi namuvuza akareka kwirwa yiruka inyuma y'ibyamusiri cyangwa akareka kwirwa aryama ku bipangu by'abandi wajya kumusura aho yasariye namusura pe nese ari rwanyiciye se ku buryo ntacyo yanywerege cyatuma aho yaca mashisha umuriro uko yaciye ntabwo waca u Rwanda yaciye iki se imodoka yaciye uzanye umunwa nawe utangiye umuntu haciye iki se aho imodoka yaciye imodoka se ariyo yancishijeho yari yafite basa mwarajyanye ku mazi gise ntaho twajyanye rero ubwo nawe uratangiye ntaho twajyanye muko uramenya aho utazanansarisha ngo twajyanye ku mazi ndakwiyamye mbabarire amakuru mfite nuko mbonye uri muraca amasiri y'umuntu urimo kuva kuri moto ahubwo nabanguke se nkawe kuki wanda ari kutwisa bana isonde kubona ngende mubisi nanjye ndi mwiza ariko wambaye neza by the way mana igihumbi se izo ni ingufu z'iki nanjye ndi igihumbi izo ni ingufu z'umukunzi cyane rwose iyo ukunda umuntu ere guharanira no kubona asa neza nibyo bya mbere asa kano kavura muhita mutambikana ahantu akozabaza ntabwo ari uko tuzatambikana twabanye mwese bitangiriraho bikazarangira byaragize ni hano burira ibiragwa cyo kuri imvura si imizi ibyo birayireba mfashe rwose kabaye dore nguwo rwose abarundi mu byakire mute murabibona ngo reka nguterera agatewe murazizana tuzinywe se wumva umunwa wakurenze karibu mwene wacu uze bite umutwe meze neza ikaze kuri Kigali News 25 numva atari ubwa mbere mubonye ariko ntago ari ubwa mbere birumvikana ibiganiro ujye bikurikira buri munsi buri se nakubaza ibigambo byinshi se akagira umuntu nakubaza ibigambo byinshi akira basi mubaza ko yiri shero wirote sereniriwe neza ase nabaza ko niriwe urabona kuba mutendo robo tuhuye cyangwa ushaka kumenya byinshi ariko kuri kamera we mu nkiganire none sheri meze neza bebe isi akagira umuntu akubaza ibigambo byinshi ndabizi neza cyane so nkuko nahoze mbibabwira nyine isi se namwemera reba yarafashwe so nkuko nahoze mbibabwira nyine uyu niwe musheri wanjye nakunze nyuma ya Elvis nakwese turamarana nani ibyumweru birenze 2 turamarana gusa nyine bitewe n'ibyo Elvis yankoreye ntabwo nagomeza gupfana n'agahinda ndacyaro ndi mwiza ntacyo mbaye ni mwiza bebe uyu niwe nahisemo ukaba rero ugize gutya ngo ukurikiye YouTube channel ku biganiro nakoze ubona umukobwa witwa Shakira arimo arakatira umutipe irangiye uvuga ati ngwino mu mutima wanjye byaje bite ibyo bitekerezo wabonye kuri YouTube igero kuri unoshe musa namubonye ariko ari mu nyina ari kuri YouTube ari mu biganiro so bitewe n'amagambo yavugaga n'uburyo nabonye agira umutima ukunda n'urukundo ndavuga ni reka njyewe nateye comment gusa so ndicecekera ndavuga ariko isaha n'isaha akazafatwa rwose nzareba ukuntu nazamubona shimusa rero ngo warambonye ukora igibageraho cyagiye ngo warambonye narakubonye bebe kuba yari afite
wamupresence kamukunda aka kanya akaba agupresence Yes. ninde wabwiye undi kari bubu muhosting mu kiganiro akamupresente I don't know njye nta nubwo nari mbizi ko njyewe wabimubwiye njye nta nubwo nari mbizi njye aramamagaye nagira ngo gusa nereke abarundi cyangwa nereke n'abadukurikirana bose yuko Elvis rwose wanyu naramubarekeye ejo n'ejo umuntu atazagira ikibazo ngo Shakira ngo ari muri ba bakobwa ngo batumye Elvis wapi uwo si njyewe njye si ubundi mari shere Elvis ni icyo afite njye nafite ubundi wamwirukangaho gute njye sinigeze mwirukankaho Niwe wari ahubwo njyewe wagukunze uriya mukobwa se? wamukunze amwirukankaho yavuze ko ashaka kunsarisha uramenye do ureba do wallahi ntuzansarishe kabebe kanjye Yes, sha ndimo. batazagukoraho icyizere ni cye wamubwira kuri kamera n'abadukurikiye ngo zitazaba za nkundo z'iki gihe nabone no kunenga abantu bajya muri commentaire bari mu bihugu bigiye bitandukanye bakaba ngo abakobwa bo mu Rwanda ngo ni indyarya ngo abakobwa bo mu Rwanda rukundo bagira ngo ibiki n'ibiki ese nawe niko ubibona abantu baratandukanye muri make niko nakubwira njyewe uburyo meze mfite urukundo pe ndakunda kandi by'ukuri so abantu bavuga ngo abakobwa bo mu Rwanda ngo nta rukundo ntaki just yes hari abantu bataye imitima hari abantu batagikunda hari abantu nyine ubona ko inkundo byanze neza ahubwo baba bashaka guhuza ibitsina gusa urumva urabizi noneho mu gihugu ibintu by'ubusambanyi byo birakabije cyane akaza agakunda umukobwa nta kindi kintu amushaka ahubwo ari ukuryamana nawe gusa agahita amucika so njye ntago ari cyo ngamije Shemusa ndamukunda kandi by'ukuri ntago ari ukuvuga ni ngo ejo nagahararo tuzatandukana ntibazanabyitega ko bizaba rwose Iyo nkunze ndakunda kandi nkunda ntacyo nkurikiye ntacyo nagukurikiyeho nakurikiye umutima mwiza wanyeretse nk'uko Elvis nawe nagukunze ntacyo nkurikiyeho kuva nakunda nawe twari tumanya hafi amezi abiri agiye kugera so wigeze umbwira ngo turyamanye kuri nanjye nta kintu wankurikiyeho sibyo ariko ikintu twapfuye ni kimwe ujabajara rero bazagira ngo ndi muri abo bakobwa gukorera nk'ibyo ngibyo abarundi bene wanyu njye ntabwo ndi muri abo bakobwa nta nubwo uwo mutima nawugira aho kugira ngo ngire umutima nk'uwo nguwo nakunda abankunda kuko nasanze wowe ugifite sinzi ko nabivuga ntabwo ari urukundo ahubwo ni amatayimo barakubabaje cyane rwose ndumva warababaye gusa ni ukuri nzamuza amara yose yatewe n'ibyo bitipe baba bishaka gukomeretsa imitima yiwe ni ukuri biranababaje pe umuntu wamubabaje nawe yiyumva ahantu ari rwose mufashe utekereza wenda ko ari ihe mpamvu yakuzanye kuri kamera kabatekana yerekana umukunzi utekereza ko ari urukundo rwinshi cyangwa nta suri byawe so ngewe cyane ngiye ikintu nababwira Shemusa arankunda yego ntago nabimenya na umuntu ni mugari tu gusa kumwizera ndamwizera oya ntago nakwirinduka bebe urabizi abantu umuntu ni mugari ariko muzi 100% ntago ari 100% seri ntago nca inyuma ngewe mwizera subu navuga kanga 70%. 70 byonyine ubonye ni 90 noneho rero 90 nzakwizera byibura 80% twabanye kuko ntago nakwizera 100% tukibana none se seri ubu ukeka ko abarundi bazantwara koko abarundi babwana reka mubwize ko nimbarabure digiti yewe ntago ndi umurundi ahubwo umurundi wanyu naramukunze byimitswe mu mutima wanjye ariko yaranengushye none nawe uri gutekereza ko bazantwara ukaba unkunda gakeya wapa ahubwo nanjye ndi gutekereza ko nawe wazanengwa namvu natarakukunda 90%. oya shiri ndagukunda nawe nabigukora pe yabura Elvis ibiki mu byano uramukunze so ikintu none impamvu yanzanye no kuri kamera nawe yashaka kumwereka ko nubundi nta kintu yakoze kuba so rero ku rundi ruhande Elvis nyine ibintu byiwe byo kumbona aba yakomeje ibintu yagize big deal aya amenye ko Shemusa mukunda kandi nzamuhoza amara yose yatewe nawe Elvis ahantu arabyumve baramukatiye ndamuzi ni ku makamera gutyo gusa so abadukurikiye wenda umusaza mumubonye bamwita nde Moses bamwita Shakira turashoza mwamubonye wenda hari igihe kimwe mujye muri commentaire muzatubwira ibyo mushaka tuzabagarura ugikunda kuboneka ndahari cyane rwose ndahari banyitege
Shakira yari yanyemeye ariko nubwo yanyitse ikiganiro avuga ati mbere yo kumvugisha ubanze utegereze umukunzi wanjye aza ariko byarangira cyane rwose ntabwo yari kubera kutazanga imvura sarayenga kuza bwo byari ngombwa ijambo rimwe dusoza sheri wambwira iki se ba nakubwira ko ngukunda nazigera nkubabaza komana tubashimire mwe muduhaye kandi tukomeze tubifurize kuzagira urukundo rwiza ntimuzabe babane muri za nkundo z'i Kigali ntimuzabe uryabarezi kandi muri abanyamugi ntago byabaho rwose twebwe dufite urukundo rw'intego kandi nakubwiye ngo nkunda umuntu kandi iyo nkunze umuntu ntabwo mukunda nkurikiye uko ateye cyangwa uko asa cyangwa ibikorwa watumurikira umutima we aba yanyeretse ntabwo rero nkurikira kuko wapi umurikira abagiye gisubizo kandi wacyumvise ntabwo nacyumvishe nasubiramo urasubiramo cyane usubiramo aho wibeshye cyane nzagusubiza nitubana kuko ubu sinabimenya turabashimiye mwese mwe mudukurikiye Imana ibarinde aho muri hose Kigali imvura rwose imeze nabi ari mu bihugu bya Amerika nabonye neje ari hatari gusa mwifubike mume neza kuri screen zanyu kuri flat zanyu mwiguriye mukomeze mubane natwe hasta la vista.